inkuru zisoza ikiganiro Moses turafite neza kwizuri sana yego ngira ngo inkuru zisoza ikiganiro vuba twuse cyane Moses yazicamo turimo tuguruka tugenda hejuru tunashimira abantu bose bakomeje kugaragaza ko badukurikiye cyane ngira ngo twagize ubutumwa mu gihe rukuzibambi hageze hano mbibutsa ko hari indirimbo zigiye kurekuka vuba cyane vuba cyane kwikubitiro indirimbo mukwiye kwitegura Adibi z'imiriro iya mbere niyo muraperi kazitwa Adibi iya kabiri ubwo n'umwana w'ikirehe iya kabiri yego ni y'umu DJ ari kumwe n'umuririmbyi witwa Soshomura umu DJ yitwa Philip itari hano yambaye ku rubazi uri kumva yitwa Mata babarira kesha Mata tunamwanga inje munamwanga sangahe babarira hajya bavuga uki mu Giswahili sangahe ngo tumewanuka kesha kitanuka kabisa nakwambia ushafanya subscribe wala nini abantu posting bavuga bati ariko ari ya Mata kesho miliki tuna umuntu uri kuyacunda wa muntu kuri kava Matejo turamenya Mata n'umuceri Mata nafungiwe sha gikomereza undi uwitwa Bruce Melody kuwa kabiri hashya azaba ari ku itariki 4 z'ukwa gatanu mbabwiza ukuri Kigali yakira umuriro wowe icyo ngusaba Amata twakubwiye subscribe kuri Philipita 250 Bruce Melody jya live kuri The Choice Live ugume ku Isibo TV kuwa kabiri guhera saa 9 hashya ibyo bintu birabyumvisha ikintu kitwa saa 9 kuwa kabiri YouTube The Choice Live cyangwa se kuri televiziyo yawe Isibo TV aho hantu hagomba gushya dukomeze big announcement yego boy baramusanga uwo munsi usigaye bubeta yati big announcement kwa siku hiyo kabisa siku hiyo ya Juma anga nago nakomeza ubwo byarakunani biba ari ibintu byoroshye kubibara kuwa gatandatu ni Juma Mosi yego ku cyumweru ari umenega tuzayitwa Juma ni Juma pili kuwa mbere ni Juma tatu kuwa kabiri ni Juma ine kuwa gatatu ubwo kuwa kabiri ni Juma ine no kuwa gatatu ni Juma tano kuwa kane ni Alhams kuwa gatanu ni Ijumaa ngaho rero komeza bavugaga harya mukanya wavugaga ngo umenishika vizuri umenielewa wala nini unanifuata ari pamoja tano kwa tano tuko pamoja wala huko kama bega na kifua wewe umepotea mbali wewe mzee wangu nimenakuaje niambie vipi anguka unaota sasa hivi ubwo uvuze ngo iki muri ndabanyasembura kugira ngo abinyuma twumve unataka nifafanure nini ibyo avuga ugishyira mu Kanyarwanda aravuze ngo wana karaba wakangaye wa kabiri ibyari sosi bigiye guhinduka ifirete n'ubundi ntagikwewe kuwa kabiri siko uvuze yego arya Melody ni kuwa kangahe Melody ni kuwa kabiri niho mvuga Melody Amata ni ejo kuwa mbere kuwa kabiri Melody yego probably kuwa gatanu cyangwa kuwa gatandatu ntabwo team irafata umwanzuro Adibi ariko ikintu cyitwa MIE Empire nicyo kizare kuri indirimbo ya Adibi yiyongera mu bana ikintu cyitwa MIE Empire sasa pale sisi tunakuwa drop something big man very big as usual I'm telling you mu minsi kurikiraho uwitwa David Rubangura is gonna drop a massive thing bro azaza hano sindamukunda I'm telling you man this is iyo muri ndabari kuvuga indimi z'amahanga noneho abibaze nafashe noneho abahakongotse noneho kanibuka n'abandi basani ntungasigara umunyamerika arimo arakubwira kanibuka n'abandi basani bagiye kuhatwika hano hagiye gushya witwa Racine nabonye is ready nabonye aga coming soon yasohoye kitwa Crush udapasi bamwatse ubutore sibyo
baburetse gatoya umwaka umwana wabandi ubutore turabikomeza ejo ku wa mbere aha nani mwingine abantu ko bari tayari ari benshi nani mwingine huyu ariko ku kwezi hasohotse indirimbo hagiye gusohoka indirimbo nyinshi noneho kongeraho nuko turimo shaya mezi abiri kabisa okay inkuru wari uzifite neza twigendere noneho sasa twabwiraga hamba naho Smith agiye kuba zibakubita umufuririzo urumva inkuru zirahari dushobora gukubitira poromoka muri Tour du Rwanda ihute sibyo Tour du Rwanda yatangiye ihute etape ya mbere ifite wayitwaye sibyo itwa Sanchez nayo watwaye etape ya mbere umwe mu bayobozi ba Ferguson urumva ni federation ifite amafaranga kugeza aho bavuga bati nubwo twahuye na corona miliyoni 600 y'Tour du Rwanda irazitwara 700 ahubwo ngira ngo 700 yari yashize ubu ngo barahombye ngo nibyo ngo babemereye miliyoni hafi arakubwira ati nubundi ati nuko hari ibyo RBC yaduteyemo inkunga nk'inkingo gupimisha abantu ibyo byose urumva akakubwira ati byose tuzabikora twirinda covid nyamara abagiye bareba babonye ko hari abantu no ku mihanda bagiye batandukanye icyagombaga gukorwa gusa kwa rukwambara agapfukamunwa wabona mugenzi wawe mwegeranye ukamuha metero nabagabo nkababaza ntibyashoboka ko nibitaramo byaba cyangwa se n'izindi event ariko abantu bagahana intera kuko na Tour du Rwanda iraba event zanyu zinjiza ngahe wa mugani vinjiza se n'icyo Rwanda kafite bije ya miliyoni 600 kwihuza ibihugu event ravamo ibihumbi 75 mwana igitaramo cya Philipita kinjiza ngahe igitaramo cya Emery uravuga ko ubitegura gisora ngahe kinjiriza ngahe leta none se zira miliyoni zivaye nese ni ikibihe bibihugu nabatera mu Rwanda uzi ibihugu bikurikira bihuza kurundi ruhande nawe wibuke ko none se ibitaramo ntabwo abantu bose bakunda amagare ntibanakunda siporo ariko ibyo mwakunda byose tutabiha agaciro twe cyangwa bidafite icyo bitumariye wowe nandeze abafana abafana bikundwa nandeze mugende mubikore Kwasiteri zirahari ziteguye gushyiramo kakaririmbo zirahari Kwasiteri tuzabereka ibyo mutegereje ibibategereje ushaka kwica amabwiriza nkana ngo ibitaramo nese ubundi covid irahari muri nda ariko se wenda uravuga uti imende ko bajije covid irahari nabyumva covid irahari none se covid iri aho yirindirwa hari guca amagare ntiyanirindirwa ahandi ntibishoboka kubera iki kubera yuko mu bitaramo abantu baba bagomba gusabana ku igare niho abantu batasabana nta musabane buba mu magare uziko n'abaye musiba bahaye akazi bari kujya gutanga kwe musinga no gusabana bihuye abantu barimo ahubwo sugira ngo AOP wanakoresheje isa aho umugore yagize isabukuru by the way witwa Miss Nemeye Mrs. Nemeye kabisa barabonye ahise ahindura akazi uriya mwana aratwika ayo mwana watu wabaye ugahindura imvugo ukavuga uti nge nzabukora biriya bintu si byiza nzakora kareka umunyarwanda yaravuze atakabaye icwende ebyiri z'abandi bateye koga niyo koze ntabwo kaca niyo gakeye karongera umunyarwanda aravuga ati mbwira uwo mugendera nzakubwira uwo uri we se muri koga aravuga ati ngishyiga niba ari inkuru imbere nzashyirwa undi munyarwanda arongera ati inyoni z'amababa mwe zigurukira hamwe we ikomereza akazi kawe wari uvuze inkuru ya kabiri yego iyo ni inkuru ya mbere yego ngo ni Tour du Rwanda ariko ntabwo twakwirengagiza kubwira ku banyarwanda ngira ngo Abudara ariko niwe ubu ngubu usigaye uri muri Ferwacy Murenzi wigeze guhabwa reyo cyagiye cy'inzi bacyuho cyagateganya umusaza ariko yavukiye kuyobora yavuye Nyanza azamuka muri Zare umuntu wicaye ku ntebe Sadata ahagurutseho nabaye meya harya yaravuye risize kabisa kiratwizera kikaduyica arimo avuga Olivier kwizera nashaka ka discipline ntago kugira impano gusa biba bihagije nibyo ariko baramwirukanye umusaza muri kampo yego
Mani ngo yaje ngo avuga ngo ararwaye nk'urutugu. Indesi Kwizera Olivier. ariko uyu munsi yakina. Yakinye nyine. nyine Abdallah arimo avuga ati naza agasaba imbabazi tayari ni ukumugaruramo Okay. bukini saraye nabi Atarara nabi se. Sugira rongera. Taha babaza. bukini saraye nabi ariko match ya Rayon bafunze sinakurikiye niyo yasubiwemo Oya ni shampiyona. Iriya match Yari iya Gicuti. Yari iya Gicuti. Ari igicuti. Ubu nta mikino irimo ni bibiri seriye. nukumbabarira ntago mba nakurikiye bari muri bya bindi by'amatsinda Yego. bakobona piga batu bako mu kampo wachezaji wamewapeleka mu kampu wanapiga match 3 kisha wanatoka A1. Kabisa. hivyo nabijua Lakini huko najua. mimi najua sana Soko najua basi. kama wewe Twigendera kugira tuze kuba. Ngo yarakubwiye ngo ari tayari ku. Ameniambia nataka kuua Salongo na kuomba sana. ariko uriya mupasiteri Showbiz yararyoshye. Ako karanja. Nukuri. Urumva umuntu witwa Salongo yaravuze ati umupasiteri ntinyiko witwa Yongwe nzamutwika amaguru kugira ngo mbemeze neza ko imbaraga zanjye ziruta izo bavuga ngo z'Imana yabo. Yongwe arababara cyane ati yo bo ati ndica umuntu nakaraba. Ngira ngo ikiganiro bakemye cyamaze kugera kuri Sunday Choice nako kuri The Choice Live kuri YouTube. Ariko Akosa yamushobora Iyi mwana guruka. uku guhangana hagati y'abapfumu n'abapasiteri nibaza nti nakane bagende kugamije iki? babanje bagahangana na covid barahangana ibiki Umupasiteri bavuga bavuza induru Izo mbaraga zaboya imbaraga bagiye gupfusha ubusa. umupfumu ugenda hejuru y'amazi. dore hari abo polisi yamanuye kwa Ndamage mu gitondo mpari ijisho ry'umuhamya abamanuye mu rusengero pasiteri ebyiri z'umukara n'umweru zari zihaparitse ijisho Noneho gisekeje umupasiteri ati ndatokesha tivoko fama kujya muri pasiteri ku mugambi w'Imana tokesha uvuye bati umugambi w'Imana wuzu wa covid umugambi wa covid umupasiteri ati nimama imbere tokesha Ubwo yavuze no mu ndimi ati bashyize ku munzani ibihengamira ibumoso umupasiteri umugambi w'Imana versus umugambi wa covid umupasiteri avuga mu nyamateshima atishima mu kuvuga ati shimushima mu gapfukamunwa atishima mukira mu gapfukamunwa njira covid yajije kandi aho uwo mugabo ariko uzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo aho ababiri cyangwa batatu bateraniye bambaza izina ryanjye mba mpari none hibaze ko nayo ubwo yari hari kuko bari barenze wende mamenje muri kwasiteri abahungu nabo babaye bayiraje ku isima abahungu nta kibakanga mbega imana irara ku isima ahubwo ntabwo bo baguhamagaye ngo ujye gufata agakuru ntabwo baguhamagaye ngo ujye gufata aka interview n'ubushize twaraba ubwo nubugira ngira ngo ariko nibo wa mupasiteri wavuze ati njye umugambi w'Imana nimba no gutanga amande yaravuze ati mwabagabo niwe rero kwasiteri sinzanga kuzinjiramo ariko nkimara kwipimisha covid n'amande nyatanze nsubira mu rusengero niko yavuze ati sinzahagarika umugambi w'Imana ubwo rero baracyakomeza kubaransa ku mugambi w'Imana n'uwa covid bihengamo kugira ngo byumve ubu uko umupasiteri ateye bamujyana muri stade n'abayoboke ngira ngo imodoka zisigaye zihaparika samudi None. zirindiriye ku cyumweru mu gitondo aratokesha bagatokesha bajyana none stade ngo arakubita ngo umupfumu ararwana n'abanza arwane n'umugambi wa covid aramupfumu se umupfumu ntibakinakora byaranze ni edit ni photoshop bamuteretse hejuru y'amazi sibye arayatwika korode wanze kuyiga ari utabikora biriya ikomereza ibyo tubyihorera kameramani b'iki gihe ngo ntibafate imaje zirimo amarangamutima ngo ni imaje zivuga amarangamutima si ngombwa imbere y'abapfa ngo usikwasa ariko sha
bwaretse tukitahira izo nkuru bwaretse tukazisigamo tukagenda zikaza zikurikirana abantu bazireba abashaka kuzireba ku buryo burambuye ko ari kuri YouTube ya The Choice Live. Ngira ngo twazisigamo kugira ngo duzunguze uburyo mwese turishimira cyane mwese mwabanye natwe like kuva tutanye ikiganiro kugeza tugisoje. Ni ikipe nini rero iba yatunganije bituba twakoze hano, tuba turi kumwe na Moses Iradukunda muramubona cyane cyane Claude kuri foto hari yapetinga Instagram za The Choice. Shimira cyane Oridato ndetse na team tekinike iri hano Mucyo Eric mwakoze cyane, akoze akazi katoroshye ngira ngo sound nziza mwumvaga rwose n'abo basore b'abatekinisiye bayikoze nko babivugaga Mucyo Eric Philibert ko dufite timu nini. Ni ikipe ngari cyane cyane. Dushimire bande yaje iyobowe n'uwitwa Josh ufite cyakoze bro je bamba bareba gukubita kamera rimwe urumva nko mu munota umwe utwereka ahantu ubukana bwawe n'ubushongore bwawe bushinga man tukira aho ngaho mu gihe bari kumushima kamera ye kabisa umunota umwe nturenze muzi nko kantu ujye ukoma abantu bagasara niko kantu dushaka nko mu bihumbi 2009 nibwo muzi hapo aho ngaho niho muzi. Indi nimba namuboneyemo bwa mbere nanayimubwiye yitwa ngo iki harya yo mu gitabo Ayimana yuko shira kuri mikoro bakuremo iyo beat noneho iyo ndirimbo yiririmbe wenyine no mwe gucura be gucurangira niba nagwa bayobogoye piano gusa uyikore akapera abantu bumva ijwi ry'uyu mugabo man numwe mu Rwanda rufite ukadukubite tuwa pepe tubonane next time kabisa. Izo nkuru tuzibasigiremo uri tayari se byibura broze cyane na piano nibura ubisokoza uko byogoje munsi wa byogoje uko bisokoje ntacyo muri si usuyu murubona mahane icyo nkeneye cyose simera ko nyibona muri si usuyu muruhona mane icyo nkeneye cyose simera ko nyibona ariko ku munsi mukuru ubwo se n'umucunguzi niringiye kuza bona komeza n'indirimbo na Moses azi ukomeza uririmba ari nako twisoreza ikiganiro ariko atubwira abajama bari bamucurangiye yigeze bavuga karera yabavuze ko yabavuze washaka agiye gusoza mfite aka background k'uyu muhungu ntaribe ariko tubwire kuri gitari hari kuri gitari hari Papi Ismael umugitariste wa mbere mu Rwanda. Komeza yego. kuri piano twari dufite Olivier Kwizera umwarimu wa piano mu Rwanda. Komeza turi kumwe na Jembe Boy ni wivuza wenyine muri gakondo. Yigeze gakondo kuza hano turi kumwe na Masamba. Niwe wenyine uzi kuyivuza gusa. nta nundi uzi kuyivuza. Nta wundi. Umwe rukumbi Musafiri ko byageze aho ngo waratembere neza. Ibaza umuntu ujya kuvuza ariko Jembe burayi. Afite akagoma akambuka Rwandeya. Ikintu umuzungu atabonera definition. Aketa yigarukira. Ikintu umuzungu atabonera definition. Jya kuri kugureba. Ariko akambuka mu ndege. Nazunguje mikoro. Sindajya mu ndege. Mu mizigo yo hasi si cyamurajyana hejuru iyo uri mu ndege. Umusaza agashyira ku wasiga imbere kugati igitugu nyine. Ndumiwe. Tugende no dusoze rero ngira ngo nimba. Kubwo kunyakira Theo Peter Emirene na Iradukunda Moses
nyine ndabakunda cyane kandi mukora ibiganiro byiza oshemana so icyiza ni uko munashyigikira rero n'abantu bafite impano noneho plus umuziki wa gospel njya gusohora indirimbo nabazaniye ariko nari naranayizanye yitwa Amasezerano ni indirimbo abantu basanzwe baza ariko esprit navuga ahantu yaturutse ni ijambo nari nasomye mu Baroma ibice 4:21 bavuga ngo amenya neza yuko ibyo yasezeranyije no kubisoza azabisoza. Nibwo butumwa nzaniye abantu badukurikiranye babwira yuko iby'Imana yakubwiye nubwo wabona bigoye ariko Imana yagusezeranyije no gukora irakora. So nibagira ubwoba bw'ibihe turimo kuko n'imvura iragwa igahita, rero n'ibihe bizarangira bibi turimo ariko Imana yakubwiye wizere ko izagikora. Josh, mubwire ikintu kimwe mwana, you are blessed. Mungu yarasizwa amavuta, afite umugisha. Mungu akikukamata ewan. Ako karirimbo se karahari yavugaga turagasigamo nako. Turaza kugashyira. Turagasigamo. True story nyuma ya ziriya nkuru zose. Lazima tutakaweka. Bana, so ubambie tunawachia ipi. Kwaje sasa leo? Ariko ku musi mukuru Gayo nguko rero nuko tusoje ikiganiro cy'uyu mugoroba. Nukuri mwakoze kubana natwe aho muri hose, mukomeze mugire ibihe byiza, mwishimire n'ubundi iminsi yanyu kuva uyu nguyu ndetse n'ubwejo nuzaza ejo bundi. Ikiganiro twakiriyemo Fofo umusenyaste umuhanga cyane, ndetse ikiganiro kibanze ku makuru atandukanye ndetse na bande ari kumwe na Josh muri kubona akuririmbira mu gusoza ikiganiro cy'uyu munsi. Imana ikomeze kubitaho, ibiganiro bindi biraca kuri The Choice Live ndetse n'indirimbo ziri busohokere hafi aho ngaho muzikurikire cyane, ubundi Imana ibongerere umugisha. Shalom shalom. Singize Yesu wanyogeje Yesu wanyogeje anyigishe iby'inzira ye ngo nsengeshe menezerwe nsingize Yesu ntabwo dufite umwanya wo kuvuga kuri ubu, dufite umwanya wo kuvuga ku mbaraga z'Imana. Naba namusabye imbabazi, naba kugiriwe yabibwira abandi bapasitoro bamuyoboka bamukorera ajya gusha hasi, ntabwo yabibwira intumwa y'Imana Apotre Joseph. Afite inkoni yahawe ya gipfumu, mfite inkoni nahawe n'abashumba bo muri uyu mujyi mu muhamagaro. Singushwa n'abarozi n'abapfumu, sinturana nabo, sinkorana nabo, singendana nabo. Dore hejuru izuba riri kurenga, umwijima uraza. Ibyo yabivuga tutari kumwe, ntiyabivuga turi kumwe. I dig in mini dig.